data Yohana na mama nyina nsekuye ntabwo iwacu abo bazimu bajya badufata toka ariko ne Matiyasi ubyishe ate kuko Imana yikubwiye ikintu ni nayo ibizagisohoza we nta ruhari wabigira muri reka mwe theogene nimba Imana ikubwiye ngo nzagukorera iki sibyo kuko uzi neza ko araka kabati izaguha ntabwo wafata inzira ngo ujye kugasaba ahubwo kuko yakubwiriye mu mwuka urakomeza usenge inzira z'Imana zirenga igihumbi izazicamo kakabati kagushyikirize mu buryo butunguranye utabigizemo uruhare mu buryo bw'umubiri kuko impamvu Matiyasi oretse abadukurikiye bajya muri comment impamvu Matiyasi wa mukobwa mubenzi baratubwira wavuze ibiri ukuri yego impamvu wa mukobwa mubenzi Matiyasi yihutiye kujya kuvuga iby'Imana yavuze kandi Imana itaragira kwa wa mukobwa ariko Imana nigera kwa wa mukobwa izanamenyesha Matiyasi igihe cyo kujya kubwira wa mukobwa nibwo azagenda namubwirira igihe none se bite bigenda neza aho ndakumvise ariko ntago nemeranya nawe gute ndabanza nkubaza iki kintu ari Matiyasi nanjye ndicara kuri kamera aho bucera umva ari buretse ari Matiyasi ari na nyirabiharaharo yego sibyo umuntu Imana ikwiriye gusanga mbere igategura umutima we ninde n'ufite umutima wishyira hejuru muri bo niyo mpamvu yabanje kuri Matiyasi niwe wari ufite umutima ukakaye naho nyirabiharuharu isaha n'isaha izi kwimufite hanyuma n'iki rero buretse niba nyirabiharaharo yoroshye n'iki giteye Matiyasi kujya kubwira nyirabiharaharo ngo joteme hanyuma undi nawe akavuga ataho kugira ngo jotominga ahubwo ndagutema mvira Matiyasi yitanze imbere y'umugambi w'Imana ukuvuga ngo nukubuja kandi ukoko kw'Imana kutarabuja Matiyasi akwiye kurindira ko Imana itanga message reka mubwire tuje nukuri abadukurikiye baraza kubyumva kuko twe turababariza ubuzima bwacu buri privé ubwawe buri privé buri wese azi ko ubuzima butwara undi debate igamije iki nukugira ngo abantu bave mu ruje undi nawe akavuga ataho kugira ngo jotominga ahubwo ndagutema mvira Matiyasi yitanze imbere y'umugambi w'Imana ukuvuga ngo nukubuja kandi ukoko kw'Imana kutarabuja Matiyasi akwiye kurindira ko Imana itanga message reka mubwire tuje nukuri abadukurikiye baraza kubyumva kuko twe turababariza ubuzima bwacu buri privé ubwawe buri privé buri wese azi ko ubuzima butwara undi debate igamije iki nukugira ngo abantu bave mu rujijo ngewe icyo nshaka kubwira abantu kugira ngo nanakureke ugume mu mugambi ugume kuri topic y'uyu munsi Imana ikomeze gushyigikira nuko nabonye ko abarokore bajya bagira uburangare ubwo kuvuga ngo ndi mu mugambi w'Imana Imana yavuganye nanjye bakibwira ko kuvugana n'Imana bisobanuye kutaraswa noneho bakageraho bakabura ubwenge bakava mu mwuka bakajya mu mubiri uyu munsi ngewe icyo mbona impamvu izi ngo zisenyuka iz'abapagani zigasenyuka ndetse iz'abarokore nizo zisenyuka ari cyane kuko abarokore bicara kuri rya jambo rivuga ngo hari icyo yavuganye nanjye bakirengagiza kuganduka birya nakubwiraga urugo abantu bakwiye kumenya ko bagomba kugandukirana kurenza gusenga amasengesho menshi adafite imirimo reka ngo urugero rumwe uyu munsi ufite umudamu akajya gusenga uyu munsi atakubuye aya marembo ejo agasubira atahanaguye ibirahuri akabari usigara ubikora ejo bundi agasubirayo ntiyamesha ukirirwa umesa igihe kiragera ukavuga ati uyu muntu ugenda tutanabivuganye atanabinsabye ngewe ibi ndabirambiwe Satani akaba yagutereraho urumva ariko nasiga bikoze ntabwo azabuza ubwenge ako nabura ubwenge Imana iramureka Pascal we yego winjijisha Imana we Yesu we ingoma yawe ni amamare bakunzi b'Imana irahari TV bakunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze yacyo diaspora mwese turabaramukije tuvuga duti Imana y'amahoro ibahereza umugisha hanyuma uyu munsi turi n'umunezero mwinshi turi n'amahirwe adasanzwe yo kongera kubana n'umukozi w'Imana mumaze kumumenyera kuri Imana irahari TV
nta wundi ni ibishaka theogene, umuhanuzi w'Uwiteka. Abantu babyange cyangwa babyemere, Imana yaramuhamagaye kandi mbonye mukoresha ibikorwa byinshi kandi by'ubutwari cyangwa se by'ubuhizi. Mukozi w'Imana Theogene, uraho neza? Ndashimira Imana. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Urihangana, niyo tutari kukubona ntabwo tuba twumva dutuje, niyo mpamvu tugarutse hano mu rugo iwawe kugira ngo tukuganirize, utambutse message, kuko nzi ko Uwiteka akunda kuguhereza message nyinshi zitandukanye. Naje hano nijoro nsanga uri gusenga cyane, ntiwanjingurira ninjye wari gukubita urugi, ariko ntacyo kuyu munsi mubonye umwanya wo kugira ngo mbashe kugira ngo kuganirize. Reka ngusabe mbere yuko tutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana. Imana yacu nziza, Imana y'ibihe ibihumbi, uri umukozi w'umuhanga, urinda agahanga kacu ruguma, utwunamureho imigambi y'abagome, ukuboko kwawe kube ku buzima bwacu n'abadukurikiye, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo riganza, mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane, ntaba ari twe ahubwo ubwiza bw'Imana aba ari bwo buganza. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ntabwo uyu munsi ufite ibibazo byinshi nshaka kukubaza, ariko ndashaka kukubaza ijambo rivuga gutya: imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Igisubizo kiravuga ngo yasenga. Yasenga. Agasenga gute? Nta kindi, nyine igisubizo ni ugusenga. Hanyuma gusenga birimo ibice kandi bigira pozisiyo nyinshi, sinzi nimba ariko nabivuga. Ariko nimba muze ngo imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Ubundi hari abantu bajya bibwira ko gukorera Imana bisobanuye kuba mu mudendezo. Nimvuga imfatiro, ni kwa kundi umuntu aba yarari muri pozisiyo yo gukorera Imana, ariko hakaboneka ibintu bimukoma mu nkokora, kandi bimukoma mu nkokora kenshi ni ibishaka kumusubiza inyuma. Nuko ninjiye kuko mbonye benshi bagamburura, ariko Bibiliya yaravuze ngo nugamburura mu makuba, mbese gukomera kwawe kuzaba kuri ndi kuzakubaye ubusa. Uyu munsi hari abantu mbona bakurwa mu gakiza n'amagambo, abantu bakurwa mu gakiza n'ibigeragezo bamazemo imyaka myinshi, abantu bakurwa mu gakiza nuko batarongoye cyangwa ngo barongorwe, ukabona mu by'ukuri hari ibintu abantu bari kugira inzitwazo, ariko ubundi hari urwitwazo ruhari rwagakwiye gukura umuntu mu gakiza. Ndagira ngo numara gusubiza icyo kintu uze kugira inama abantu bisanze muri situwasiyo, bisanze mu bibazo, bisanze mu bigeragezo. Pascal rero, yego, buriya ijambo agakiza ntago ndi bugasobanure mu mubiri, ntago ndi ubundi udukiza ni tubiri. Hari agakiza kera abantu ba kera banyweshaga amazi, ni akantu kaje mbere y'uko haba igikombe cyo kunywesha amazi, habanjeho akantu bita agakiza cyangwa se urukiza. Agakiza kari akana k'urukiza. Urukiza rero ni uruho, bw'abakuru barahita banyumva, ibikombe bitaraza, ibintu byo kudahisha amazi muri iyo si y'icyo gihe. Hanyuma rero agakiza k'umwuka biva ku nshinga gukiza, kuko Kristo yaje aje kudukiza ibyaha. Ndashaka nkure abantu mu myumvire. Ubundi umuntu agwa bitewe nuko yubatse agakiza.
agakiza rero jyewe kuri theogene ngafata nk'inyubako nta nzigwa iturutse hejuru, inzu yose ihera mu musingi. Nemera ko umuyaga watwara igisenge iyo utakiziritse, ariko biragoye ko inzu yose ijya hasi. N'iyo hagize ibyangirika ntago wirirwa usubira mu musingi, kuko wowe nyiri kuwubaka ubuze uburyo wabubatse. Niyo mpamvu urabona abantu baritagurika bikubita hasi ngo runaka yabivuyemo, ngo shawura yari umuhanuzi, ngo disi uriya yari muri korari. Oya, Bibiliya ivuga umuntu wubatse inzu ye ku mucanga, ku musenyi, undi ayubaka ku rutare. Izo nzu rero ntago zigwa kimwe. Abantu rero mubona bagikomeyemo, nzanira amazi hano kuri butike manini, mubwira guha amazi yagiye niri nini. Ni ukuvuga ngo rero abantu badukurikirana bakwiriye, ni abadukurikirana kuko ni abadukurikira. Ejo bundi mu minsi yashize nabwiye Yesu ngo nkubaze ikintu kimwe uransubiza, na nijoro ndongera musubirishamo. Namubwiye nti rero reka tujye inama njye nawe. Namye nibera mu butayu, namye nkuvugira mu muhanda. Ndabona rero ibintu bya social media utariyo. Iri joro nibwo nizi ibintu byinshi. Nsanga biragoye, nta mana iri muri social media. Numva nkwiriye gutunga Yesu wanjye nyine. Urabizi ko nigirira umukeka hano. Mu gihe nkibitekereza nahuye n'umukecuru nari ngiye gushaka icyayi ku muhanda. Arambwira ati yo, ati mukozi w'Imana uracyabaho? Ati yewe, ati dore nijoro, ati umuhungu wanjye yampamagaye, ati ma, ati ngwino urebe. Ati ndagenda. Hanyuma hari ijambo nari ndimo mbwiriza rivuga ngo ariko mu Bisirayeli nta muntu n'umwe imbwa zizongera kumokera mu bantu cyangwa mu matungo. Ati iryo jambo ryamfashije, ati ryamfashije. Ati ndeba izamukeye, ati ndeba izampagurukiye zishaka kundya isambu yanjye. Ati ni ukuri Imana iguha umugisha. Ati ujye ukomeza rero. Ati nanjye nzajya nkumva. Nsanga nagiye muri social media kubera umuntu umwe. Ntabwo nagiyeyo kubera abantu ibihumbi n'ibihumbi. Mbwira Yesu nti noneho rero umpa ubwenge muri iki kibuga. Namenye ko hari umuntu umwe uzanyumva. Rero reka mbwira uyu muntu umwe ko ibyo nabonyeyo nabonye ari ibindi. Ejo narababwiye ngo nta mana nigeze mbona muri social media, nta n'agakiza nasanze muri YouTube. Ariko nanone nsanga bimwe mu byo tuvuga iyo tutatanye hari abo bigenda bikabakoraho. Ni ubwa mbere mbonye ibitutsi by'abapagani barutwa n'abo mu kabare muri social media. Niho utinyira rero. Hanyuma ibigusha ni byinshi, ariko uwubatse inzu ye ku rutare agashinga imiganda ku rutare, deni akaba azi ikitumye Imana imuhamagara, yazakomera. Rero niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Igisubizo ni yasenga.
urakoze cyane yasenga ntabwo yava mu byizerwa. Uyu munsi rero abagushijwe n'abantu abahinze imishyitsi kubera ko babavuze cyangwa babarwanije, nababwira ko ukwiye kunezeza uwaguhamagaye kandi uwaguhaye akazi niwe uzaguhemba. Imana y'amahoro ibagirire neza bakomeze. Hanyuma mukozi Imana theogene, turakwakiriye ngo tugezeho message Imana yashyize ku mutima wawe uno munsi. Murakoze. Ndabasuhuje, ndabakunda. Nge ntago nziruka ku bantu, ariko nanone uzaza ngana nzamwakira. Nongere mbabwire ngo umuntu ugicumuzwa n'ibyitwa audio kuruta kureba ijambo rizima namubwirije, afite ikibazo kitazamworohera mu mutwe. Hari ikintu rero mbere yuko mbaganiriza ijambo ry'Imana nshaka kubanza kubahuguraho, ariko nanjye nihugura. Burangewe nza kubabwira ariko nirayeho. Nta muntu mfitanye nawe ikibazo uretse ngewe ubwanjye. Kandi nushaka kumenya ko umuntu ari mubi, buryo ujya wiheraho ubanza urebe utari ko ibintu bimbayeho hari uruhare naba nabigizemo cyangwa uburangare cyangwa hari umwambi dayimoni yandashye. Bibiliya yarambwiye ngo iyo umuntu akiri mu isi aba agifashe igihe mu ntambara. Ndashaka rero mbahumure tugendane ubwo ndivuganira na wa wundi utamparaye. Nubona umuntu agusize ukabona aragutaye, aba ari umuntu waguharaye. Ariko umuntu ugukunda ahisha ubwambure bwawe, aragukavaringa kandi abibona ko wakoze amafuti, ariko akurwanira ishyaka akavuga ati oya, ntago nahita mubagira ibisiga, ntabwo nahita mujugunya, wenda yacitswe, wenda se ntawe udakosa, cyane ko jyewe ni njyewe n'umutima wanjye wiyizi. Buriya ntazagira umuntu, hari komantere njya ndeba ngo uriya ndamuzi, ni ukuri ntabwo nzi, ngo bariya twarabamenya. Biriya ni ukwegiserera inkozi z'ibibi kugira ngo zikomeze kwatsa umuriro ku bantu. Nta muntu umenya undi, nawe ubwawe niwiyitekerezaho neza ugafata umwanya uhagije wo kwiyigaho, urasanga hari ibyo utari wamenya kuri wowe. Ingeso z'umuntu wese uri mu isi zivuka buri munsi. Ubwo ndatangiye kandi turakumva. Ingeso z'umuntu ukiri mu isi zitangira buri munsi. Buri munsi uko umunsi uhise haza ingeso zijyanye n'uwo munsi, kandi uwo munsi hari ibyiza ugenewe muri uwo munsi, hari n'ibibi wemerewe muri uwo munsi. Niho rero birivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, hanyuma Uwiteka we akabimukiza muri byose. Zaburi niwe wanditse rero igice cya mbere, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hanyuma ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, n'ibindi. Icyo nashakaga gihe ni ukuvuga iki. Hano mutubona ni ku mihanda, ni kuri iyi mihanda, ako nagatoraguye nijoro ngo ni kuri iyi mihanda. Twebwe iyo turi kuvuga Yesu, ntabwo najya gusingiza inzoga, ntabwo najya gusingiza inzoga
ngo umwuka w'Imana amanukamo amavuta yo gusingiza inzoga. Ntabwo najya gusingiza cyangwa kwamamaza ubusambanyi ngo amavuta y'Imana amanuke anshigikire mu kwamamaza ubwo busambanyi. Impamvu nuko iby'umwuka biyoborwa n'umwuka, iby'umubiri bikayoborwa n'inzego z'umubiri. Hari ikintu nshaka kubwira umuntu wese, udukunda, utadukunda, utwitaho, utatwitayeho, ushaka ko dupfa vuba, ushaka ko turama, ntekereza ko mwese muratwumva. Ndashaka kuvuga iki kintu, nibiba na ngombwa mujye mutangira ikiganiro mu gisozi. Burya iyo utangiye ikiganiro ukagisoza, umenya icyo umuntu yashakaga kuvuga muri message wumvise. Ariko iyo wumviseho agace gato ugahita ujugunya ikiganiro, dayimoni yateje abantu ubunebwe bwo kumva, hanyuma noneho yarangiza ukabona abantu n'uduce bashaka kumva, akavuga tumva kandi agahita arambika akigendera. Nicyo gituma rero mutukana mugasubizanya ibitutsi, ukibaza se aba bantu basengera he? Noneho bigatuma njye nifuza kumenya icyampuriza aba bantu bose batukana kuri uru rwego, kuri izi mbuga, nkabareba live imbona nkubona. Birashoboka ko social media zikurikiranwa n'abantu benshi simbizi, ariko nk'umuntu usenga ukaza ugatukana muri social media, ukandika muri komanteri, ugatinyuka kubwira umuntu ngo urakarya amabere ya nyoko, wambwa we, ni ukuri Imana ijye kubabarira. Hanyuma akantu nashakaga kuvuga ni aka ngaka. Iyo turi mu mwuka duteruye Bibiliya tugiye kubwiriza, hano abantu batwumve, ntiza telefone gato, makuru ya telefone gatoya, yangane unize. Iyi telefone abantu babona mfashe, ngiye kuvuga ibintu biyigize bikeya nzi. Igizwe na batiri, igizwe na simukadi, kandi iyi telefone ijyamo imyanya ibiri ya simukadi. Harimo Tigo na MTN, izo zombi ni simukadi. Noneho rero iyo dusoje amateraniro, ariko mbere yuko dusoza, kamvuge ngo umuhanuzi agiye mu rusengero, arinjiye, hanyuma pasiteri cyangwa uyoboye amateraniro ati reka twakire, aha niho nashakaga, reka twakire umukozi w'Imana atugezeho ijambo ry'Imana. Muri za simukadi ebyiri harimo simukadi y'isi y'ubuzima bwe bwa buri munsi, kwiganyira, kwiheba, agahinda, amaganya, amadeni, kwibana, kubura urubyaro, gutabwa, gupfusha, guterezwa cyamunara. Bya byago byose mubona biba mu bantu, burya biba kuri simukadi imwe. Ntekereza ko aka kantu mukumvise. Hanyuma iyi simukadi rero nta muntu yizamukana uruhimbi. Iyi simukadi uyizamukana uruhimbi, oya. Icyo bakora abantu benshi murabizi ko iyo ubishaka ukorozinga simukadi imwe ukayikuraho netiwaka, hanyuma ugasigazamo indi simukadi. Iki ni ikintu cyumvikana. Ni ukuvuga iki rero? Ucyurira ku ruhimbi ugiye kuvuga Yesu, hakora ya simukadi yanditseho ngo ibyiringiro by'abera. Ntimukihebe, ntimukiganyire, nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire amagambo abahumuriza, mugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza. Iyo simukadi yanditseho
ibyiringiro by'abera niyo isigara iri ku murongo. Aha rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko iyo umuntu ari mu mubiri, niko Pawulo yavuze. Pawulo yaravuze ngo munyarukire mu mubiri akanya gato, ariko mwe gutindayo kugira ngo mutamera nk'ab'isi. Ari nacyo cyatumye bamwe mu banyamadini batemera inyama. Nuko Pawulo yakundaga inyama, nibyo biryo Pawulo yakundaga. None igihe kiragera arya n'inyama baterekerereyeho. Aziriye ntiyarabizi, ariko abari bari kumwe na Pawulo bo barabimenye. Bamaze kubimenya baracumura. Bacumuye aho gusanga Pawulo ngo bamuhugure, bamuzanira kuri iyi mihanda. Pawulo n'umuvangirwe, Pawulo n'umusazi, Pawulo waratubeshye, Pawulo nta Mana ikurimo. Kandi Pawulo we muri we Imana irimo. Ariko icyeretse abantu ko nta Mana iri muri Pawulo nuko ari inyama ziterekerereyeho. Nukuri kuba Pawulo yari inyama ziterekerereyeho ntabwo bisobanura ko Imana yavuye hehe muri Pawulo. No, icyaha umuntu akoze ntabwo gisobanura ko Imana itari muri we, ahubwo umwambi w'umubi wamurashe. Alleluia, amen. Umwambi w'umubi uramurashye. Kuko niho Pawulo rero nawe yaje arabasubiza terega ngiye ngambirira gukora ibyiza, ariko ibibi nabyo bikantanga imbere. Yego. Rero mujye mwiga kubabarira umuntu mbere yuko asaba imbabazi. Audio mumbabarire nta kintu imaze. Ntekereza ko twagerageje kubasobanurira. Wenda icyo nemera jewe inzira nanyuzemo nukuri audio yasheshengaga uriya muhungu. Abari kuyuriraho rero nukugira ngo bacuruze babone ibirayi, nta kintu iri imaze. Kiriya kintu mugiteshe agaciro, tugaruke mu mwuka. None akantu ushaka kubahumura, ntimukaturebere mu mwuka gusa, mujye mwibuka ko tuba mu isi yanduye, mu isi ihumanye, mu isi yangiritse. Dukirana, niko ijambo rimbwiye, dukirana n'ibidafite umwuka, n'ibintu bitandukanye n'inyama n'amaraso. Hanyuma rero nurangiza kumenya uzasobanukirwa neza icyo biba bishatse kuvuga. Uwiteka Imana rero aduhane umugisha. Bibiliya rero iravuga ngo ese niba muri mwebwe umwami musenga ari umwe, muri mwebwe intonganya ziva he? Theogene nta muntu nishe, nta maraso namennye, nta nayo nteganya kumena, nta nayo nzamenya. Nta muntu ndafungisha kuva mvutse, nta nuwo ndagirira nabi. Ese mutekereza ko tuzanye ibyo dukorera inyuma ya kamera tukabishira kuri izi mbuga, ntabwo ngewe najya guha umuntu 1000 ngo ntumeho kamera? Oya. Ntabwo najya kugurira umuntu ipantaro ngo ntumizeho kamera. Imirimo yo kumperekeza nimva muri iyi si ndabizi ko ihari. Ubundi abadukunda batuzi neza ntago batureka. Ubundi inshuti nyashuti iyo uri mu muriro nibwo umenya ko ufite inshuti. Abantu bandebere Pawulo ejo bundi mu minsi ishize hari ikintu cyamubayeho, cyakozwe n'intumwa 28. Muhite mujyayo murabibona. Titiri iravuga ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira ikintu aba. Noneho iyo nshira izakurume Yesu atarimwo uzambwira. Uwo numwe Sadraka, Meshake na Obedenego baragaragarira hehe mu itanura ry'umuriro. Ni mu minsi ishize, ntabwo ari kera, ni hirya mu minsi itambutse. Iyo bariya bahungu bibeshya bakinjira muri uriya muriro nta Yesu uhagazemo, kuri kwiyamamagaye nta n'umwe wari gusohokamo. Ndashaka nkwereke impamvu kiriya kibazo kitaguhitanye nuko Yesu yari agihagazemo.
rero mukwiriye gutandukanya intambara Yesu ahagazemo, mukwiriye no gutandukanya intambara Yesu adahagazemo. Iyi ntambara narwanye ejo bundi mu ngirwa mayerekwa apfuye, mayerekwa y'ubuhehesi ngo mweretswa abagore b'abandi, mwerekwa abapfakazi batabigizemo uruhare. Ntabwo iriya ntambara iyo Yesu aba atarayihagazemo. Pascal, reka mbabwire n'abantu babyumve, izi ngo ziri kuritagurika muri ibi bihe z'abasenga, iki kintu ndashaka kukivuga, numvaga kiri kundya ahantu ariko kidafite uwo kibangamiye n'uwo nibasiye. Izi ngo nyinshi muri kubona z'abakozi b'Imana ziri gusenyuka, ni ingo z'amayerekwa ngo beretswe, bareretswe abanyantege nke batazi uko ivuga, bati ubwo ari umuhanuzi ubimbwiye buriya ni Imana ivuze, bakiruka bakajya kurongorwa, abandi bakajya kurongora. Izi ngo nizo ziri kuritagurika mu madini ku muvuduko uri hejuru. Ntago njye ni ukuri mbaye uburenganzira mu mpagurukire, nta kintu bintwaye. Hanyuma rero uriya mugore Uwanyana Asiya, sinshaka kongera no kukuvuga, uretse ko nta n'ikibi ngiye kukuvugaho. Iyaba ari umugore wo kuri iyi mihanda, sibyo, utararezwe n'umwuka, ntarerwe n'ababyeyi, akaba ari ba bandi bo hanze aha ngaha turabagira, ni ukuri yakumbaga kuza yiruka ati Imana impaye iki? Umugabo. Ariko Imana ishimwe, uburere n'ubupfura bikomeze bikurange. Ibyo abantutse mwakoze nicyo mushoboye, nicyo mwera, munatanga icyo afite. Niba Imana ikubwiye ngo umugabo wawe ni runaka, umuntu akaza ati njye neretswe na Rose, wa mukobwa we uri butwumve, wa mubyeyi we uri butwumve, wa musore we uri butwumve, wa mugabo uri butwumve, dore umugore uvuye mu iyerekwa ukuntu aba ateye. Iki kintu mureke ngisobanure, kuko abantu turajijwe cyane. Imana iyo ibwiye Pierre ntawe nzi, mvuze izina kuko ni izina ry'Inyarwanda. Imana yibwiye Pierre ko umugore we ari Jeanne, Pierre agahaguruka akajya kubwira Jeanne ati ndagukunda, Imana yakumbwiye, yambwiye ko ari wowe. Ikimenyetso cya mbere cy'uko Jeanne ari umugore wa Pierre nuko marayika amanuka agasanga Jeanne ku gisasiro, turi kumvikana, igafata amakuru yose ya Pierre Imana ikayaha Jeanne. Hanyuma muri Jeanne hakaba harimo urukundo ruruta urwo Pierre azanye, kuko birashoboka 100% ko Pierre Jeanne atamwemera, kandi ngo Imana yavuze. Njye hari umuntu Imana yambwira ngo nuriye nkatera imigeri. Ariko se ukiri aho ngaho binteye nanjye kukubaza, ubundi umuntu abwirwa n'iki ko ari Imana bavuganye? Ni aho niho ndi rero, cyangwa se abo babana babwirwa n'iki ko avugana? Aho rero niho ndi. Ubwo ndashaka kuvuga ku rugo ruyobowe n'umwuka, abantu Imana ishingiye. Hanyuma Jeanne niba afite urukundo rwinshi ruruta ruri muri Pierre, biroroshye cyane ko Jeanne yakira Pierre. Asengera urukundo rwo gukunda Pierre, urwo rugo ntirubaho, nta nubwo ruzigera rurenga umutaro. Ndagira ngo nyine yaba ari kuyasenga kugira ngo yiyakire. Urumva Jeanne ari kubwira Imana ngo niba ari we
niba ari we koko umpa urukundo umpe n'urukundo rwo kumukunda. Aha, kandi Jeanne we yari yifitiye undi mutipe yikundira, none Pierre ateje mati nuko asanzwe afite uwo yihebeye. Yari asanzwe yifitiye umukunzi bakundana bidafite aho bihuriye na yambwiye na nararose. Rero nubona umuntu aje kukubwira ko agukunda kandi Imana yamukubwiye, ni ukuri kwiyamamagaye mu gihe gito maze mu gakiza no mu bihe by'umwuka. Nta mana yera yirabura iya Isaka na Yakobo, iya Aburahamu yizera, iyo twese twirirwa tuvuga ishobora gukora ikosa ryo kuguha umuntu udakunda. Ntayibaho. Theogene, oya aho ngaho ntabwo turi buhumvikane. Ndasubiramo, nta mana ibaho ishobora kuguha umuntu udakunda. Nono samabuye se samabuye aka gahanga urabona inkovu zirimo kataramenyereye. None se nkubaze Pascal, niguha umugore udakunda cyangwa umugabo udakunda, uru rugo rufite manda y'igihe kingana iki? None se reka nkubaze nyine aha hantu ishoboye kumuguha utamukunda ariko mugahita mukundana hanyuma, kuko hari ahantu nari ndi mu cyuma cy'amasengesho Imana iravuga ngo ihuje umusore n'umukobwa kandi ntibari basanzwe bateretana. Umwe yari afite sheri n'undi afite sheri, noneho baradiskita. Babidiskiseho umwe aravuga ati nyine ni ugusenga, n'undi agasenga, tugategereza tukareba icyo Imana izakora. Ni ukuvuga ngo wa mukobwa uwo musore bakundanaga yahise yishingira. Wa musore nawe umukobwa yakundaga ahita arasabwa bitunguranye, aranakobwa. Noneho gihita kibabera ikimenyetso, bahita batangira inzira yo gukundana. Nge rero mpamya ko utarakundana utararengaho rero tandukanya uburyo bivuzemo. Urumva neza? Tandukanya ijambo rivuga ngo wa mukobwa we umugabo wawe n'uyu, wa muhungu we nawe umugore wawe n'uyu, bahuriye aho muri icyo cyumba umbwiye, sibyo? Reka nkubwire, nushaka kumenya ingaruka zizabivamo, harimo ibintu bitatu bikomeye abantu dukwiriye kwitondera. Uremera ko hari igihe habamo umuranga mu buryo bw'umwuka, abo nge nita abakomisiyoneri, akaguhuza n'umuntu ngo Imana yavuze, sibyo? Ni ukuri kose yakugeza iwe mu rugo ukazibaza niba ari Imana yamuguhaye bikakuyobera. None se Theogene, buretse nicyo ndacyemera. Uracyemera. Ndacyemera. Ariko nanjye mfite ikibazo aho ngaho utarahari. Buretse ndaje. Nyine umva icyo shaka kuvuga. Ntabwo ari ukwanga kuko urambaza turi kuganira. Kandi ibi bintu ndiho mvuga ntago ngewe ndi mu mubiri Pascal. Ndabyumva nanjye ntabwo ndi mu mubiri. Sibyo? Izi senyutse ntago zihagije. Ntago zihagije. Haracyasenyuka n'izi. Nyine ariko se tujye mu mwuka. Izi senyutse ntago zihagije. Mu mubiri niho tubirebe. Ntago zihagije. Zaba zihagije. Rero ndashaka, nta nubwo nshaka no kuhatinda kuko atari yo topiki. Ariko ndashaka abantu bareke gufata abantu mu buryo bw'umwuka gusa, bajye no kuri kote y'umubiri. Paulo umukozi w'Imana Eliya ntago yacogoreye imbere ya Yezebeli. Yarirutse ntiyirutse? Yaracogoye byo. Ninde utacogora? Mose ntiyacogoye agakubita ku rutare gatatu. None ndashaka mbaze abantu isi yose mutwumva. Petero yihakana Yesu. Ntibagendanye? Baragenda. Ntiyaramuzi? Ntabwo ari we yatumye muri supermarket kujya kuzana capati
bakagaburira abantu 5,000 ku musozi. Yego. Aho azura umwana wa Yayiro se Petero ntago yarahari. Aho umurabaritoromayo Petero ntago yarahari. Akamye inyanja se Petero ni yarahari. Hanyuma se abarobesha amafi menshi ninde yabikoreye? Petero. Hanyuma se ahindukira kumwihakana hari habaye iki? Ko yari yagiye mu mubiri. Petero yemerera Yesu ko amukunda. Petero yabyemereye mu mubiri. Aha niho shaka. Amaze kubyemerera mu mubiri rero abona ibintu biza kuwumukubitiramo, biwumushunguriramo. Yesu we rero wiberaga mu mwuka areba byose, yarazi igihe Petero ari buze kwinjiramo akavuga ati ni ukuri rwose ntungore ntundushye ngewe n'ahantu tuziranye. Byasabaga rero ko umwuka w'Imana amanukira Petero kugira ngo asubize Yesu. Dukwiriye gusubiza turi mu mwuka mu gihe tubajijwe ibibazo byo mu mwuka, ariko dukwiriye no gusubiza turi mu mubiri mu gihe tubajijwe ibibazo byo mu mubiri. So ngewe ndashaka kugira ngo tuvuge kuri iki kintu. Uravuze ngo izisenyutse ntizihagije. Zirahagije. Navuga ngo mu buryo bw'umubiri nyine zirahagije, ariko ntabwo tuzi impamvu yabyo, ikintu cyose kiba kubera impamvu. None ko hasenyutse izitaravuzweho n'Imana, hagasenyuka n'izavuzweho n'Imana. Ntazi niba ari Imana yo mu ijuru, ntazi niba ari babatekenese nk'uko wavuze, sibyo? Ariko ni ukubera iki zose zasenyutse? Ese kugira ngo tumenye icyo Imana yubatse ni uko kidasenyuka? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, urugo Imana yubatse tuvuge ko nta makimbirane rugira cyangwa intambara. Pascal, angariza abantu benshi mu myaka yanjye mikeya, nuko na bugingo n'ubu ikintu abantu badashaka kureba nicyo bagomba kureba. Ikintu abantu badashaka kumva nicyo bagakwiriye nicyo bakagombye kuba bumva. Noneho icyo udashaka kwinjiramo nicyo wakagombye kuba winjiramo. Uyu munsi rero iyo umbwiye ngo urubatse kuko ukunda umugore wawe, urukundo ni kimwe muri motivasiyo z'abagomba kubana. Niyo mpamvu iyo umbwiye ngo Imana yambwiye umugabo imbwira n'amazina ye, none umugabo we ntabikozwa. Ni iki cyateye Imana gusanga umukobwa kumubwira ngo umugabo wawe ni theogene, hanyuma kikayibuza kujya kuyibwira ngo theogene we umugabo wawe ni Jeanne? Ntago ari ngombwa, kuko umugambi w'Imana ni muremure. Aho rero niho shaka kuvuga ngo reka nguhereze urugero. Ejo bundi nabonye umwana ari gutanga ubuhamya, aravuga ngo Imana agiye ngasengera umugabo afite imyaka 12. Ku myaka 12 asengera umugabo, 13 asengera umugabo, kandi wa mugabo ntabyazi. Urumva kuzageza umugambi w'Imana uhindukiye, uraza hura na wa mugabo. Ikiganiro pardon. Yego. Nibutsa abadukurikiranye, topiki y'ikiganiro ntabwo ari umugambi w'Imana. Ntabwo ari yo topiki. Then umugambi ni ikindi. Nindi PS. Uyu munsi ikibazo kirabaza ngo niki giteye Jeanne kwihana ngo Imana imbabarire gucumuzwa n'amasezerano? Wabaza Jeanne utamasezerano yagucumuje naya? Jeanne akakubwira ngo ku myaka yanjye 18 Imana yampaye isezerano ry'ubukwe, sibyo? Then ndashaka ko abantu bakomera mu mutwe no mu mutima. Nge niyo ntego nshaka. Ubwo mutumye mvuga intego ntara, ariko ubwo nyine tugende. None uyu munsi umuntu aribaza Imana bavuganye akayishakira inyito n'isura akayibura. Noneho ibikomere ugakomeretswa n'ibikomere bitandukanye byo mu nzu y'Imana, byo mu byumba by'amasengesho, byo mu butayu by'abakozi b'Imana. Naho ngaho ni iyihe Mana yafashe Matiyasi wihangane sinkuzi? Oya ndakumva. Buretse
Matiyasi ikagenda ikamubwira ngo umugore wawe ni nyirabiharaharo, ikabyereka Matiyasi ABCD. Ariko Matiyasi yahaguruka kujya kubwira nyirabiharaharo ngo joteme, undi akamubwira ati ndakabakishe data Yohana na mama nyina nsekuye. Ntabwo iwacu abo bazimu bajya badufata toka. Ariko ni Matiyasi ubyishe ate, kuko Imana yikubwiye ikintu ni nayo ibizagisohoza. We nta ruhari wabigira muri reka mwe theogene, nimba Imana ikubwiye ngo nzagukorera iki, sibyo? Kuko uzi neza ko aka kabati izaguha, ntabwo wafata inzira ngo ujye kugasaba, ahubwo kuko yakubwiriye mu mwuka urakomeza usenge. Inzira z'Imana zirenga 1000 izazicamo ka kabati kagushyikirize mu buryo butunguranye utabigizemo uruhare mu buryo bw'umubiri. Kuko impamvu Matiyasi oretse abadukurikiye bajya muri comment, impamvu Matiyasi wa mukobwa mubenzi baratubwira uwavuze ibiri ukuri. Yego, impamvu wa mukobwa mubenzi Matiyasi yihutiye kujya kuvuga iby'Imana yavuze kandi Imana itaragera kwa wa mukobwa. Ariko Imana nigera kwa wa mukobwa izanamenyesha Matiyasi igihe cyo kujya kubwira wa mukobwa, nibwo azagenda namubwirira igihe. None se bihita bigenda neza. Aho ndakumvise ariko ntago nemeranya nawe. Gute? Ndabanza nkubaza iki kintu. Ari Matiyasi, nanjye ndicara kuri kamera aho bucera, umva ari buretse ari Matiyasi, ari na nyirabiharaharo, yego, sibyo? Umuntu Imana ikwiriye gusanga mbere igategura umutima we ninde? N'ufite umutima wishyira hejuru muri bo. Niyo mpamvu yabanje kuri Matiyasi, niwe wari ufite umutima ukakaye, naho nyirabiharuharu isaha n'isaha izi kwimufite. Hanyuma n'iki rero buretse niba nyirabiharaharo yoroshye, n'iki giteye Matiyasi kujya kubwira nyirabiharaharo ngo joteme, hanyuma undi nawe akavuga ataho kugira ngo jotominga ahubwo ndagutema. Nuko Matiyasi yitanze imbere y'umugambi w'Imana, ukuvuga ngo nukubuja kandi ukoko kw'Imana kutarabuja. Matiyasi akwiye kurindira ko Imana itanga message. Reka mbwire tuje nukuri abadukurikiye baraza kubyumva, kuko twe turababariza. Ubuzima bwacu buri privé, ubwawe buri privé, buri wese azi ko ubuzima butwara. Undi debate igamije iki? Nukugira ngo abantu bave mu rujijo. Ngewe icyo nshaka kubwira abantu kugira ngo nanakureke ugume mu mugambi, ugume kuri topic y'uyu munsi, Imana ikomeze gushyigikira. Nuko nabonye ko abarokore bajya bagira uburangare ubwo kuvuga ngo ndi mu mugambi w'Imana, Imana yavuganye nanjye, bakibwira ko kuvugana n'Imana bisobanuye kutaraswa. Noneho bakageraho bakabura ubwenge, bakava mu mwuka bakajya mu mubiri. Uyu munsi ngewe icyo mbona, impamvu izi ngo zisenyuka, iz'abapagani zigasenyuka, ndetse iz'abarokore nizo zisenyuka ari cyane. Kuko abarokore bicara kuri rya jambo rivuga ngo hari icyo yavuganye nanjye, bakirengagiza kuganduka. Birya nakubwiraga, urugo abantu bakwiye kumenya ko bagomba kugandukirana kurenza gusenga amasengesho menshi adafite imirimo. Reka ngo urugero rumwe, uyu munsi ufite umudamu akajya gusenga uyu munsi atakubuye aya marembo, ejo agasubira atahanaguye ibirahuri akaba ariho usigara ubikora, ejo bundi agasubirayo ntiyamesha ukirirwa umesa, igihe kiragera ukavuga ati po, uyu muntu ugenda tutanabivuganye atanabinsabye ngewe ibi ndabirambiwe. Satani akaba yagutereraho, urumva? Ariko nasiga bikoze ntabwo azabuza ubwenge, ako nabura ubwenge Imana iramureka. Pascal we, yego, winjijisha. Umugore ajya mu nshingano yageze mu rugo, n'umugabo akajya mu nshingano yageze mu rugo. Wowe uri kuvuga inshingano mbere y'uko urugo rubaho. Ndashaka njyewe ntabwo ari ubwiyemezi cyangwa kumva ko ndi umuhatari, ariko ku bijyanye n'urugo byo ruvuye mu mwuka byagora ko byaba bigoye. Icyo shaka n'ubu ndi kukireba imbere yanjye, ni ukuvuga iki? Iyo ufite isezerano ry'imodoka Pascal ndabizi. Oya ntaryo mfite. Oya winteza abantu. Oike ntabyo bazirika, nibajya no kuzirika bikabahira bagerageza. Okay, none umva icyo shaka kukubwira, sibyo? Iyo ufite isezerano ry'imodoka ujya kwiga amategeko y'umuhanda,
hanyuma yo kwiga amategeko y'umuhanda ushaka provisoire, wamara gushaka provisoire ukurikizaho gushaka perime. Iyo umaze kubona perime uba ufite uburenganzira bwo kujya mu muhanda ugatwara. Ariko iyo udafite perime polisi iragufata. Iyo igufashe rero ikinyabiziga baragifunga nawe bakagufunga. Ndashaka kubabwira iki rero, nta muntu n'uyu n'umwe ufite isezerano yabwiwe n'Imana rizigera risohora atabigizemo uruhare. Niki nashakaga, icyo shaka gukuraho igihu ku mitekerereze yacu. Ejo natangaje ko mfite mariage muri uyu mwaka. Muri mwe nta uzi niba ari byo cyangwa niba atari byo. Pascal ntureba? Kugira ngo umenye abo tugendana nabo tubana nabo, uzabona igikundi cy'abagore, umwe ati ngewe twari dufitanye gahunda, undi ati ngewe twari dufitanye gahunda, undi ati nanjye twari dufitanye iki gahunda. Hanyuma uwo ngiye gushaka akimara kubabona ati ibi bintu kutabimbwiye. Turi kugendana kandi mu by'ukuri ni imyambi yateguwe y'amabombe bashaka kumukubita, sibyo? Ubundi suretse ubwenge buke umuntu ajya kugera ku rwego rwo kubona uwo babana anyuze ku bantu bangahe, abahuye n'abantu bangahe kugira ngo ubone umugore muzabana ubugonganye n'abagore ibihumbi bingahe, kugira ngo ubone umugabo uguterura iwanyu agukure hariya kuzaniwe kugera ubwo mubana ubuhuye n'abatipe bangahe. Rero ndagira ngo mbatangarize iki kintu, iyi Imana ikubwiye ngo umugabo wawe ni Pierre, nuko Pierre aba yarabonye amakuru kera kugira ngo wowe nujyayo Imana iba yaramaze gukubura imihanda ugende wisanga. Ikizamukubwira ko ari we koko nuko Pierre azahaguruka akajya kubwira Jeanne ati Jeanne rero maze igihe numva nkwiyumvamo, nari nzanye igitekerezo, nari mfite igitekerezo cyangwa icyifuzo, nifuzaga kumbera umufasha. Jeanne azisetsa mu kuntu ikimusekeje sukuje. Jeanne atangariye iki Imana, nuko Jeanne yari afite amakuru. Yego, noneho Pierre agiye yisanga Imana yamaze gukura gasiya zose mu nzira ye, n'umutima wa Jeanne irawutegura neza. Nsoza rero kuri iyi topic kugira ngo mbasomere umurongo numva nawo ndi bwomekeho. Yego, nuko Jeanne bigoye kumurambagiza, nuko Jeanne iwabo bigoye kuhakura umugeni, ariko marayika yateguye umutima wa Jeanne kera. Turi kumvikana? Yego. Umuhinzi mbere yuko ategura imbuto abanza guhinga, kugira ngo rero imbuto y'urukundo ya Pierre izagere kwa Jeanne, nuko marayika abanza guhinga mu mutima wande wa Jeanne mbere yuko Pierre ajyana y'imbuto yo guteramo yitwa urukundo. Nicyo gituma rero ibi ntibikuyeho ko induru zivuga. Ubundi Imana yaguhaye urugo rukazamo n'intambara. Iyo ugiye kubwira Yesu uti kuki hajemo intambara, Yesu nibwo akubwira terega mwana wanjye uri mu gashuri gatoya, harako nashakaga kukwigisha, ariko witinya ndabizi niwe wawe, kumera humura ndi kumwe nawe. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umugabo arasohotse ataye urugo, wenda yaganjijwe n'abadayimoni, kuko ntago Imana ishinzwe kujya kurinda ingo z'abantu kuruta ko na bene zo bazibera amaso. Ariho hahandi rero wari uvuze uti ntiyakubuye ntiyafuze ni bya bindi, ukabona umugore arazindutse mu gitondo agiye muri nibature, ataye umugabo mu buriri,
kandi uyu mugabo nubwo Imana yamumuhaye ariko ntago yamubwiye ngo umugabo wawe azakunda niba turi sinzi niba banyumvise barakumva kandi buriya ubwo hari uwo mbwiye undi nawe akajya kwirirwa wenda mu butayu agiye saa 3 agarutse imbwa zirira ati ngewe niriwe mu butayu ati aho kugira ngo mbure ubugingo nsuzugura Imana afazari wacaha nanjye ngacaha ariko nkubaha Imana oya uzarimbuka ntabwo ari uko bayubaha utashoboye kubaha umugore yashatse hari ikintu njya nibaza umuntu arongora umugore yakubise gute hari ikintu naburiye igisubizo umufumba tute umwegera ideni bigenda bite wamukubise wamubwiye uti ako kazire kawe zana ubwo busa bwawe hano mubigenza muto ufata ubusa ubigenza ute bo mwari mukwiriye rero kubwirana amagambo n'ubundi afite ubugingo mu ngo zanyu naje gusanga ibyangiritse mu rugo burya no mu bugingo birapfa aha hantu rero nashakaga kubwira abantu ngo mube maso kandi musenge hatagira irembo rifunguka bikorohereza satani kubariganya ubugingo hari ukuntu umuntu yihagarara ngo ngewe ngo Imana ngo yambwiye ko ndi umunyabugingo ariko bakibagirwa ko dayimoni na satani shebuja bashinzwe gupanga imigambi yo kuturiganya iki ubugingo ukabura uwo kujya mu ijuru Imana yagusinyiye kurijyamo rwose ubugingo urabwemerewe ariko akantu gato dayimoni agahita kurasa ubugingo ngo ba nk'ibi bitutsi muriho mutukana muri komanteri mwifatanije n'abakobanyi niba mwene so ubona yatanye mubwira uti wahindukiye ukihana wenda avuga muti batubwiye kuriya kubera ko twabatutse oya ntabwo ariyo mpamvu hanyuma ngana ku ntego nyamukuru ndasaba umugabo wese wubatse gufata umwanya wo gusohokana umugore we utitaye ku myaka mumaranye ibe mike ibe myinshi niyo wamugurira ingingo y'igisheke cyangwa ibombo rimwe rya 50 ryo ku gati kambabwira impamvu muhora muryana mushwana nukwibagirwa umunsi wagowe no kumubwira ko umukunda niba hari isomo nabonye rikomeye mu myaka maze nukubwira umuntu ko umukunda ariko niwibuka ko wamusuraga akaguherekeza nawe uti hari icyo nari nibagiwe kukubwira ukamuvana ku irembo ry'iwanyu ukongera ukamugeza ku irembo ry'iwabo wumva imvura ikabanyagira ntimuyumve izuba rikabakubita ntimuryumve muri harya munsi y'igiti abandi kuri borodire y'umuhanda buri wese bitewe n'aho yagiye amusohokana ni ukuri ibihe birongera bikagaruka murimo ariko uyu munsi kumva ko umubyaje 1 2 3 ugahita ujugunya hariya umugore nawe agahita ajugunya urukundo rw'umugabo akajya mu bana ntitwahuye dukuze ntabwo iwawe ariho namereye amenyo ni ukuri ntabwo ari sawa nimwubake Yesu abampere umugisha kuba mu mwuka no kwibagirwa inshingano z'abashakanye ntabwo ari sawa abagore mugandukira abagabo banyu kandi namwe bagabo nimukunde abagore banyu icyo nashakaga kubabwira rero ni iki nuko ubutumwa bwiza kizatuma bwamamara bukagira agaciro buzahera mu miryango yanyu hanyuma nubona ushatse umugabo ubwo ndimo ndasoza ukabona umugabo wawe aracyari muri system yo kwitwara nk'abasore nukuri burya ntawe ufite nubona uzanye umugore ukabona umugore ntashaka guheka ntafite umwanya wo gukindikiza ngo aheke buryo uzahite wiyakira nta mugore ufite hanyuma se w'umukobwa nabona umukwe we yambaye ipantaro bita gafunga misuzi ngo ni amacupa ukabona ashoreye umukobwa wawe ngo aje kugusura wa musaza we umukwe wawe ukabona rero ujye uhita umenya ko nta mukwe ufite
se w'umukobwa nubona umukobwa wawe mukazana wawe aje yambaye impenure kabona ntashaka kugaragaza ko ibere rigomba gucurama, teganye ko igihe kimwe bazamugusubiza bakamukuzanira. Ikizihiza umubyeyi ni ukujisha agakindikiza agaheka, hanyuma ukabona ko aberewe no guheka. Ibintu byose rero mwabyimuriye mu busirimu, ni nayo mpamvu n'umwuka w'ubuhehesi mu ngo z'abandi ukomeje gufata indi ntera. Hanyuma ndagira ngo nsome umurongo umwe hano muri Bibiliya, Imana imfashe tubijyane kuri kamera andika mesaje kuri ijambo riri mu gitabo cya Yosuwa ibice 3 umurongo wa mbere. Habitsemo ibintu byinshi. Bibiliya iravuze ngo Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Niyo titire nashakaga. Gasubiramo, Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Atire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nashakaga ngo umuntu wese ufite ibyo ari kunyuramo bitandukanye, Imana imukomeza umutima. Ubona bikomeye kurusha uko byari bimeze, Imana imukomeza umutima. Ufite ubwoba bw'ibihe ahagazemo, Uwiteka amukomeza umutima. Natwe ijambo rikomeye ku ngo zanyu, kuri bizinesi zanyu, ku buzima mubamo, hirya no hino aho muhahira, aho muherereye mu isi mwaragiye gushaka ubuzima. Ibyo muri guca mu by'akagambane, ingabo zacu aho muherereye, imbeho, kwitanga, imvura, inzego zitandukanye, Uwiteka Imana abakomeze umutima. Karo dusenge. Ndagushimiye Imana, izina ryawe rikomeye, umugisha umuntu wese yumvise aya magambo. Sabiye abubatse urukundo n'abashaka kubaka ubaha imbaraga, impano yo kwihangana isubire muri izuba, ubwenge bw'Imana n'ubumenyi no gushishoza bikomeze kubaranga. Izina rya Yesu. Amen.